Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe, amahoro y'Imana itanga ab'isi badatanga abe muri mwebwe, mwe mwese mukomeje kugaragaza umwete mu ijambo ry'Imana, habe kurisoma, habe kurifata mu mutwe, habe kuryatura, habe kurishyira mu bikorwa no kuba ubuzima ritegeka. Imana ibahereze umugisha, kandi ni njyewe nanone Imana yongeye kubwira, kandi ni njye Imana yongeye gutuma nza muri uyu mwanya. Sinakwizana kuko ari Imana impa kuba ndi kuvuga ibingibi. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Nitwa Nkundamahoro Salomo, uwo mufatanyije uru rugendo rwo gukorera umwami Yesu. Munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye mwami, icyubahiro cyose ni icyawe. Wavuze ko icyubahiro cyawe utazagiha undi, n'ishimwe ryawe utazariha ibishushanyo bibajwe. Bivuze ngo ni wowe ukwiriye kubahwa no gutambirwa amashimwe, habe mu isi no mu ijuru no munsi y'isi, ndavuga ikuzimu, naho amavi yaho agomba kugupfukamira. Ndagushimira Yesu ko buri munsi ugaragaza imirimo n'ibitangaza. Ijambo ryawe waravuze ngo niko kuri, kuko igihe wadusabiraga waravuze ngo ubereshe ukuri ariko ijambo ryawe. Bivuze ngo ijambo ryawe riratweza, ijambo ryawe rihindura ibitekerezo, rihindisha Satani umushyitsi, rikomeza imitima yacu. Ni wo mwanya tugiyemo, dufashe tugirire neza. Ubuntu n'umwuka wera biganze imitima yacu, bidusobanurire kuruta icyo ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga muri Zaburi. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi. Turasoma Zaburi y'ijana na makumyabiri na gatandatu. Zaburi y'ijana na makumyabiri na gatandatu. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi y'ijana na makumyabiri na gatandatu. Dusome umurongo wa 5 n'uwa 6. Zaburi ijana na makumyabiri na gatandatu umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo ababiba barira bazasarura bishima, nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba ye. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Dusomye iri jambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye no kubiba. Uyu munsi munyemerere tuvuge ku kintu cyitwa kubiba no gusarura. Mbese nk'abahinzi bahise bumva icyo nshatse kuvuga. Abahinzi bo bahise bumva ko hagati yo gusarura no kubiba haba nza gucamo igihe. Mbese umuntu abibye imbuto, bivuze ngo ni ibigori, ni ibishyimbo se urazibibye. Kandi namaze kumenya ko mbere yo kubiba ntago bagenda mu murima ngo bahite babiba, ahubwo babanza kumera nk'aho batemaguye bimwe mu byatsi, bakuyemo ibindi bintu byose mu murima kugira ngo umurima ube umeze neza. Hanyuma bakahahinga neza, bakaharinganiza. Mbese uburyo bwo kuharinganiza biba ukugira ngo imbuto bazishakire aho zizaba zitekanye, zizakure neza. Hanyuma bagatera imbuto. Namenye ko badatera n'imbuto zose babonye, ahubwo batera imbuto zatoranijwe. Ntabwo bafata imbuto yose ibonetse ngo bayishyire mu murima. Ikindi namenye ni uko iyo umuntu ari kubiba, hari igihe biba ari ibihe bikomeye, biba ari ibihe by'izuba, nta mvura ihari, akabibana amarira ndetse nta n'icyizere. Akibaza ngo ese ubu nzasarura, akibaza ngo ese ubu bizarumba, mbese akaba nta cyizere nawe afite. Ariko imvura yagwa muri za mbuto, hanyuma imbuto zigakora zihuse. Hanyuma mu gusarura akavuga ngo yo, ukuntu nabibaga nta cyizere mfite, none ndimo gusarura nishimye. Agatunda imiba ajyana mu rugo, akahimbaza kandi agashima Imana. Ibyo ni byo muri bike nzi ku kubiba. Nawe hari ibyo uzi ukurikiye rino jambo, kandi nugenda ubihuza biragufasha kumva neza ikigendanye n'iyi nyigisho. Natwe rero ndagira ngo nkwibutse yuko turi ababibyi. Ese wari ubizi? Twebwe abizera turi ababibyi. Mwibuke igihe umwami Yesu yacaga umugani w'umuntu wasohoye imbuto ze agiye kuzibiba. Imbuto zagiye zigwa ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo turimo kubiba, tubiba imbuto zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo tubiba imbuto zitandukanye.
hari abantu babiba imbuto nziza n'imbuto mbi, ariko umwami Yesu arimo kuvuga uwo mugani yavuze ko izo mbuto zagiye zigwa ahantu hatandukanye. Mbese mubyibuke ko imbuto zimwe ngo zaguye ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu butaka bwiza. Ese wowe urumva izakuze ari izihe? Izakuze ni izaguye ku butaka bwiza, hanyuma ngo izo mbuto zirangije zirera, hanyuma ngo zimwe zigenda ziyongera. Mbese urumva ubwo butaka bwiza ari ubuhe? Ni umutima uteguye neza, ni umutima wamajije kwihana ibyaha, ni umutima wamajije gucira Imana bugufi, ni umutima wamajije kwakirana ijambo ry'Imana ubugwaneza. Mbese amahwa n'akaraho urumva ari ibihe? Yesu yarabivuze, ntago ari ukubyumvisha cyangwa ari ukubyimagina, ahubwo yaravuze ngo ni wa mutima wuzuye amaganya wumva ijambo ry'Imana unezerewe, ariko nyuma yo kuryumva amaganya no gutekereza ku by'isi bikaniga rya jambo ntirikure. Mbese aha hari ubujyanama mbere yo kumva ijambo ry'Imana. Banza mu mutima wawe ucire bugufi Imana, numara guca bugufi usabe Imana kubana nawe no kukuyobora, mbese iryo jambo ribashe kwera imbuto nyinshi. Natwe rero turi ababibyi. Ikimenyetso ni uko dusoma mu gitabo cy'Umubwiriza. Iyo dusomye mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyaho cya 11, reka dusome ijambo riri mu Mubwiriza igice cyaho, dusome mu Mubwiriza igice cyaho cya 11. Haravuga ngo ku murongo wa 6, mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Hanyuma iri jambo riratugaragariza ko twebwe nk'abizera twese turi ababibyi. Ese tubiba iki? Nta kindi tubiba, ntago tubiba za mbuto mbi, ntago tubiba urwango, ntago tubiba ishyari, ahubwo tubiba imbuto itabora. Imbuto itabora se urayizi? Ni ijambo ry'Imana. Mbese dukwiye kubwira abandi bantu batazi ijambo ry'Imana iby'Imana, tukabwira ko Imana ari nziza, tukabwira ko Imana idahemuka, tukabwira ko iby'Imana ikora bitangaje, tukabwira ko Imana nabo yabagirira imbabazi, kandi tukabagaragariza n'imbuto mu buzima busanzwe. Ntago nzabwiriza umuntu ubutumwa ninayiza ngo ndeke kumugaragariza imbuto. Hanyuma nimbwiriza umuntu ubutumwa mbonye n'ikindi gihe kugira ngo mwerere imbuto mu buzima busanzwe, mwereke ubugwaneza, mwereke urukundo. Mbese uriteguye kuba umubibyi mwiza? Mbese witeguye kuba umubibyi mwiza? Kandi nagira nkubwire ngo nubiba ntugahite utegereza gusarura. Niyo umuntu ari gusenga burya aba ari kubiba, kandi aba ari kubitsa kuri konti. Rero igihe cya kizagera agasarura. Ntago umuntu abiba ngo mu gitondo itasubirayo asarure, oya, ahubwo habanza gucamo igihe. Mbese icyo gihe nabwo ntago uwo muntu wabibye aba yicaye, ahubwo aba arimo kuvomerera ya myaka, mbese aba arimo kuyitaho. Abandi bo bazi yuko umuntu agera igihe akanabagara, agera igihe imvura itagwa akajya no kuhira. Mbese uko kuhira kugereranywa no gukomeza gusenga, kugereranywa no gukomeza gukora ibyiza, kugereranywa no kudahagarara. Icyampa Imana ikagusobanurira kuruta uko nabivuga. Mbese ukomeze utekereze ngo ese niba ndi umubibyi mbiba gute, mbiba iki? Mbese nerera abandi imbuto? Mbese mbabwira ijambo ry'Imana? Mbese ndabasengera? Ese mbiba ijambo ry'Imana cyangwa mbiba urwango n'ishyari? Oya, ibyo ntibidukwiriye nk'abana b'Imana. Tubyange kandi tubihakane, ahubwo tubibe imbuto z'ineza. Kandi ikindi kintu gitangaje mu ijambo dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, munyemerere turisome. Munyemerere iryo jambo riri mu Bagalatiya turisome, igice cyaho ni cya 6 umurongo waho wa 7. Igice cya 6 umurongo waho wa 7. Reka twasome twumva uko havuga: ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ese iki cyanditswe uracyumvishe? Turavuze ngo Imana ntinegurizwa izuru. Mu yandi magambo, Imana ntago ijya isuzugurwa cyangwa ngo ikinishwe. Niko muri Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga. Mbese Imana dukwiriye kuyubaha. Ariko nsomye ikintu gikomeye, nawe ndagira ngo ucyumve, ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Bivuze ngo niba ubiba imbuto z'ineza, ese ubiba imbuto z'urukundo? Ese ubiba imbuto z'ubugwaneza, imbuto zo gukunda abandi? Nta kintu uzasarura n'ubugingo buhoraho. Ese ubiba imbuto z'urwango, ubiba imbuto z'ishyari, ubiba imbuto zo
kutabana n'abandi amahoro, nta kindi uzasarura ni ukubora. Uko kubora bavuga ahangaha ni uko ari rwa rupfu rwa kabiri. Mbese kubora bavuga ahangaha ntabwo uzumva impanda ya Kristo. Birababaje. Amahirwe nayo mfite, amahirwe nayo ufite ngo duhindure inzira twacagamo, hanyuma dutangire dukurikire umwami Yesu. Hanyuma ikindi kintu tubonye gikomeye ni uko ngo icyo umuntu ubibira mu mubiri. Kubibira mu mubiri ni ukuhe? Ni ugukora ibikorwa byose binezeza uno mubiri, hanyuma ukiyibagiza ibikorwa binezeza Imana, ngo nta kindi uzasarura usibye kubora. Mbese ubibira mu mubiri, ese ubiba imbuto zo kunezeza uno mubiri wawe, cyangwa ubiba imbuto zo kunezeza umwuka? Ariko ubibira mu mwuka, ukora ibikorwa byo mu mwuka, harimo gusenga, harimo kwera imbuto, harimo gusoma ijambo ry'Imana, ndetse harimo n'ibindi bikorwa byinshi byo gukora imirimo yo gukiranuka. Uwo nguwo ngazasarura ubugingo buhoraho. Imana iguhereze umugisha, kandi Imana ikomeze kwigisha byinshi. Tuzasarura ryari rero? Dufite isarura. Tuzabona imigisha tukiri muri iyi si. Ibyo twakoze tuzabona ineza yabyo tukiri muri iyi si. Hari ineza Imana izagenda itugirira ikurikije ibyo twagiye dukora. Hari n'inyiturano mbi tuzagenda tubona bikurikije ibyo twagiye dukora. Ni ukuri pe, ingaruka z'icyaha zizakugeraho mu gihe cyose ukora ibyaha, ndetse zikomeze no mu rubyaro rwawe. Ndagira ngo nkwibutse ko iyo ukoze icyaha uba utumiye umushyitsi udataha mu rugo. Wibuke ibyo Dawidi yakoze n'ukuntu byakurikiranye mu muryango we. Yakoze ubusambanyi, hanyuma Imana imubwira ko uwo mushyitsi atumye atazataha. Mbese iryo rari rirakomeza rigera mu bana be, niyo nkota irakomeza no mu rubyaro rwe. Mbese nawe urashaka iyo nyiturano? Oya, iyo nyiturano ntabwo ari nziza. Tangira ukora ibyiza igihe ufite n'iki ngiki, kandi tuzasarura. Niyo ineza y'ibyo nakoze ntayibonera muri iyi si, kandi ajya nkubwire ko tutabiba cyangwa tudakora imirimo y'urukundo twiteguye ko turi buze kubona ikibisimbura, cyangwa nkorera umuntu neza ngo ari buze kuza kunyitura. Oya, iyo yaba ari business. Ahubwo dukora byose nk'abakorera Imana, kandi tugakora byose nk'abategereje inyiturano idaturuka ku muntu, ahubwo ituruka ku Mana. Kandi rero ntucike intege. Niyo utabona ingororano uri hano mu isi, ingororano ihebuje ari ryo kamba ry'ubugingo, ari ryo kuzambikwa amakamba arabagira no kwicarana n'Imana, nibyo biruta ibindi. Ntucogore, komeza ubibe, komeza ukora ibyiza. Umugisha mwinshi urateganyijwe ku babikorana umutima wabo wose. Urakoze Data kubw'iki gihe cyiza wari uduhaye tuganiriza ku byo kubibaho no gusarura. Watwibutsaga ko turi ababibyi, kandi niko turi. Waravuze ngo twabyoye n'imbuto itabora, ari ryo jambo ryawe, kandi utwemerere natwe duhinduke ababibyi nyakuri, ababibyi batijujutira umurimo bakora. Ngo umubibyi usohoye imbuto ze ngo agaruka, cyangwa yagiye gusarura atunda imiba anezerewe. Natwe tubashishe udukomeze mu izina rya Yesu Kristo, tubashishe gukomeza kubiba mu buryo buguhesha icyubahiro. Ushyirwe hejuru kuri umwami, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaho umugisha.